Yes, reka tubifurize ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira Imana Irahari TV, Jane and Beritara TV. By'umwihariko wakoze subscribe kuzi channel zose Imana iguhe umugisha. Tugira umugisha wo kwakira abantu beza cyane basa neza, ni couple iri hara haruguru, ngira ngo mwese murayibona kuri screen zanyu, ariko ikaba ari kumwe n'umukozi w'Imana nibishaka Theogene. Nibishaka Theogene ubu ngubu yarebye iyi couple ntaga agira icyari. Wowe ibyo urabivuga urabizi. Bagomba kunsigera karande nziza iyatabaye uyu muryango igatabara Jane. Iyo ndayishaka bitarenze uku kwezi. Amen. Haleluya. Imana ibyumve. Hari Imana ikorera mu gihe cyayo. Ariko ndashaka kuvuga Imana ikorera mu gihe cy'abantu. Yego. Aka kantu murakumvise? Kabisa. Hari Imana ikorera mu gihe cyayo kuko ibanje kubyiyumvamo. Ariko ubu ndashaka Imana ikorera mu gihe cy'abantu. Iri jambo rirakomeye. Imana yo mu gihe cyayo bya bindi ngikorera igihe ishakiye, ibyo tubizi cyane. Ariko ndashaka kubona ikorera mu gihe cy'abantu. Subwo muri kunyuma. Shatse kuvuga iki? Nyine ubwo mbataye Imana kwikora mu bumana bwayo. Okay. Rakoze cyane. Hanyuma kandi gakora uko ishaka, ikoreramo. Okay, ariko ikoresha abantu, igakorera no mu bantu byane. Uyu munsi ntabwo mpamagara Imana ikora ibyo ishaka. Nyikeneye noneho mu gihe cyanjye nkanjye nibishaka Theogene. Kuko tumaze kumenya ni Imana ibanza kwiyumvamo ibyo yumva yo ishaka. Nirukanye Imana ikora inyuma ya zeru. Iyo si Imana. Oya. Na nyuma ya zeru Imana irakora. Reka da. Iyo ntago nyikeneye. Ndashaka izi imbere bitaraba zeru ikaba yahageze. Iza nasebye, iza nataye bitabapfu, nabuze icyo mfatiramo umwana kwa muganga, ntangiye kwa kudusume n'utudumane, iyo sinyishaka. Imana yabonetse ntago byemeye. Imana yabonetse uriya wapfuye kwa bwa Lazaro. Yaje nyuma ya zeru. Lazaro yaraniye. Uyu arashaka. Nje sinyikeneye muri iyo minuko. Niyemera se minuko ikabanza. Reka. Niyemera ko bitubaho. Jewe ndashaka Abanyarwanda babanza batwumva. Tugabanye sauti kugira ngo tubigendanemo. Na nyuma ya zeru irakora. Ibyo ni abantu iyo ni indirimbo y'abatakaje ibyiringiro je. Iyo ni indirimbo y'abantu banamutse mu kwizera. Haleluya. Iyo ni ala pisidima ndala katika. Ndashaka kubona Imana. Unyumve neza. Umva iyo nkeneye. Imana yo muri bomboni ibiretse. Ndayishaka hatarabaho bomboni. Imana ariko noneho muri kunyumva. Imana yo muri moroge ibiretse. Ndashaka ize mbere yuko habaho moroge. Imana yo mu rupfu ibibiretse. Ndashaka iza mbere yuko habaho urupfu. Okay, bashije kubyumva. Noneho ndinjiye. Imana izana inyama amenyo yatangiye kwihungura, iyo Mana ibibiretse. Ndashaka Imana iza amenya akiri mu kanwa, hanyuma muganga atarankorera ubushakashatsi ngo anjyane muri consultation ambwire ngo amavuta n'isukari ntubyemerewe. Iyo ngiye ibiretse. Ndashaka Imana iza muganga atarambuza isukari n'umuntu. Yego. Tala copy mefo NSC. Jenny. Mukozi w'Imana Antenja garompurire. Mburira kutegera. Kare sebo. Kare mama. Kutegera. Kuki bashaka kugutwara Beritara. Habaye iki? Nuko bari inyuma ya zeru. Ayiwe. Bari inyuma ya zeru. Uranyumvise? Bari inyuma ya zeru. Nibyo. Dore ikintu nshaka. Yego.
ntabwo shaka Yesu ibintu byacanye umutuku. Yego. No. Nta nubwo mukeneye kubera ko inyanja yasumye cyane. Nje nkeneye Yesu imbere y'inyanja. Mbere yuko ngera ku nyanja. Haleluya. Ndashaka support ivuye mu ijuru. Nibyo. Yego. Tubigendanemo neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Joshua aragenda ku musozi w'Abanaki. Yego. Arimbura Abanaki arararika. Ariko asigaza agasozi kamwe kuko imbaraga muri we zari zinamutse. Yaratangiye gucogora ibyiringiro bimushizemo. Umugore ageze muri minipoze kuko imfura zari zaguye muri Egiputa kandi abandi bari baguye mu butayu. Ntabwo Abisirayeli bose bageze i Kanani kuko isezerano ribigeze. Hari abavaniragamo inda mu butayu, hari n'abagwaga bagenda. Isezerano ryagejeje y'abana babo ngo arangije aritagura Abanaki ariko asiga agasozi gato kuko izabukuru zari zimufashe. Ntabwo ibyo mbizi ntibinandeba, iki kibuga ntawe agisoreye. Hanyuma ibintu ni bibiri, amavuta niyo ari butegeka ahangaha. Niba nta mavuta mwiyakire, niba haleluya. Hanyuma ngo Joshua araza arahakaba. Undi nawe araza aramubwira ati none se twibukiranye, ni wowe Beritara, ni wowe Jeni, hirya y'igisuzuguriro ni wowe, hirya ya za ntambara, hirya ya yashuka yari irimo ibizinga by'amarira, ese ni wowe? Nawe aramubwira ati ko ntari kukumenya wa mwana w'umuhungu we, nibyo ndabona amaso ataraye, nijwi ndaryumva nkumva si irya none, ariko ni wowe. Aramubwira aterega ntuvunike ninjye Kareba. Imana ikuremera igitangaza gishiraho umupaka w'uko utazongera kwibwira abantu no kwisobanura. Nukuri nabyo dukeneye. Subwo muranyumvise? Twakumvishije. Muranyumvise? Cyo gitangaza bari ho gikorera. Nje ndi muri autorite aka kanya. Imana yejo ntago nyishaka. Nzayikenera ejo mu byejo, ndayishaka none mu bya none. Ubwo muranyumvise noneho iyejo nyikeneye mu byejo, ariko uyu munsi nyishaka uyu munsi. Hanyuma aramubwira ati erega ninjye. Aramubwira ati niba ari wowe Kareba, hari ibintu bitatu gusa nifuza kumenya. Haleluya. Ibintu bitatu nifuza kumenya. Niba ari wowe nkuzi wizibukira, nkuzi wikora mu mitana ukibwira abatanazi, nkuzi uviza mu cyico nkumenyereye mu muhumetso, uracyashobora kuzunguza ibuye ukamena agahanga amadubu. Aramubwira ati ninjye. Niba ari wowe uracyashobora gufora icumu nka kera, umutima ukawasamo kabiri, intara zikabwejagura, abazimu bakabwejagura, abashidodi bakavuza induru. Undi aramubwira aterega ninjye. Mubwira ati hasigaye kimwe, nawe kinyibwirire. Aramubwira ngo Joshua we wibuke nje nawe turi Kadeshi y'Iboroneya, turi Kanyarira, turi Samatare, turi Jangwani, turi mu bitaro bya Mashiga, turi kuri Pramete ni Uganda. Hari ijambo yavuganye natwe. Haleluya. Hari icyo yatuvuzeho. Yaravuze ngo jyane nzamuguha, ariko bazahaguruka bazarwana, ngiye kuremera igitangaza kizatuma amahanga yose ahaguruka kuvuga. Nibyo. Haleluya. Ndabyumva cyane. Ko bamuhagurukiye. Iyi Imana ivuze ngo ngiye kurema ikintu gisha, n'amatwi azacyumva azacuriki. Haleluya. Ndacyumva mu mwuka. Ndi hano kubabwira ngo muhagarike ikiganiro cy'uwashakaga kubasenyera. Yego. Niba rutaravuye ku Uwiteka murumurekere, ariko niba rwaravuye ku Mana musimame imara, Mungu anaweza yote.
nta ntambara mufite. Twarwanyiza amadubu, twabonye Nyabarongo isuma, tubona covid isuma, twabonye inzara ituvanamo amenyo, kwiborosa tutabishoboye. Ibiraro nizo za aderese zacu, twirirwa tuzenguruka mu nsengero, abantu bazi ngo no gukunda umurimo w'Imana ariko tudafite aho kuba. Warebye veste hano wambaye neza n'ukuri, twibagiwe no kubivuga. Noneho yajyaga imbwira ngo iryo wambaye saa sita ntabwo ari ryo uzajya wambara ni mugoro. Nkayibwira ni wowe mpakawunga iby'amakoti bireke, we nyihera ingangi byo kumenyekanisha uzabyihorera. Unyemerere tuganire ijambo rifite topic ivuga ngo kwibuka aho Imana yagukuye bikagutera kurinda aho yakugejeje. Amen. Aka kantu murakumvise? Kwibuka aho Imana yakuvanye nibyo bigutera kurinda aho yakugejeje. Iyo wibagiwe aho yagukuye kurinda aho izakugeza bizakugora. Umwanya n'uwanyu tuganire. Akoze mbere y'ibyo byose nawe babonye ko wambaye impeta. Erega buriya impeta si igisobanuro cy'urugo, kuko kwambara impeta nta mategeko abigenga, burya ntibazababeshye. Hari n'abazigura bakaziyambika kugira ngo igisuzuguro. Hari n'abishingiye bazigura mu mabutike no mu maduka. Ngewe narayikobokeye mu ijuru, bazi ko mfite uburenganzira bwo kuyambara. Niba ntayambaye kubw'umugore wanjye, ndayambara kubw'imfura yanjye wihogora Sharo. Nemerewe kuyambara kubwaraki? Kuko intambara ntahamagaye ngiye ntizinsigira ibikomere, ahubwo izo niteje nta maboko nzakenera. Nico gitumye Joshua na Kalebu bibukiranya, amutera ingingo imwe gusa, aramubwira ati bro, tuwache manenu tusikilizane muzuri. Mu Ruganda baravuga ngo nayenjaga nga tujukirizanye gwe twibukiranye. Turi Kadeshi y'Ibaroneya. Haleluya. Indanga muntu yabo bayiherewe Kadeshi y'Ibaroneya, ntabwo ari mu muhamagaro, si mu mavuta, no. Gakondo yabo, umwimerere w'intego. Aba bahungu barinze impamba y'urugendo, ntabwo intego y'urugendo, nta nubwo impamba y'urugendo yabibagije intego bari bafite. Bagiranye amateka, umwe yipfunda mu wundi kubera imbeho y'ubutayu. Umuneke umwe ukarya batatu, batunzwe na tungurusumu n'amadegede. Aramubwira ati wibuke Joshua, ngije ari ngewe ubwanjye, wibuke ko nazanye imyembe yaho, nkakubwira ntumva uko igihugu kimeze. Nawe ukagenda ukajya ibwera mvura, ukazana amaronji yari ahari, kumva igihugu kimeze neza. Itubwira ko tuzagitaha, nubwo bateye Mose gukubita kabiri ku rutare, ariko hari Joshua muri Mose. Ubundi abantu bataraguhagurukira, ntuzabesha abantu gukomera. Nta mikomerere yawe mbona mu gihe utarahagurukirwa n'amahanga. Mbonera kubwira umuntu uri muri uru rugamba, amavuta bazayahagurukira, ariko uzakubitwa n'inkuba utazi ahiturutse. Njya nkunda kubwira abantu ngo nuhagurukira uwasizwe, nuhagurukira uwasizwe, ujye ubara metero uzagenda kugira ngo umugereho. Nukuri pe. Muri kunyumva? Nuhagurukira uwo yavuzeho, ujye ushiramo hagati yawe n'isanduku y'Imana. Metero 2000 niko Bibiri yivuga. Metero 2000 ngo ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze muca muri iyi nzira. Ejo bundi nabonye ikiganiro cyanyu na Sandrina uvuga uti Bertara wanjye, hani wanjye, Sweetie, batakubeba, ni nana nataka kukunyangura, tawapoteza we kabisa, tawapiga kabisa. Ahantu wamukuye nokuri hatandukanye naho wasengeye. Nibyo
niba ufite amatwi ntago mbizi ahantu wamukuye reka tubwire abantu bashaka gutwara abagabo b'abandi n'abagore b'abandi bazenguruka ubutayu twazengurutse ibanze ivugane nabo yego we yababa we urugendo twagenze babanze barugende babona ukuntu rwari rumeze bo ni babanze bagenda ibirometero twagenze ati nukiri ukibagirwa ntuzibagirwe aho Imana yagukuye yego si nk'umuntu uzansanga muri ubu butayu akambwira ati nibisha iyo mpeta itagira nyirayo ivanemo kuramo agashiramo iye none se ubwo niba utaranyemeye no kwiborosa ntabishoboye ukanjugunya no guhanagura inkweto ubwo bushobozi ntakimbugira hakaza undi muntu akavuga ati I'm sorry ihangane ibitutsi watutswe nako kuramo iyi ni njyewe uyishizemo ibaze ngufasha umufashe ibaze bagufasha banyirayo se ko bayigusigiye bo banza wumve narinzi ngurahari ono yagenze kati iyi niyo niguriye njyewe iyi nayiguza yanje yiyambitse urumva iyo wari warambitswe se yagiye none nyirayo yagiye ajyana nayo yarayigutwaye cyangwa oya we yagombaga kujyana nayo noneho divize pale uvana murajugunya ariko wivaniyemo ubundi impeta munagira impeta ebyiri ku rutoki nk'ikimenyetso cy'uwo ndiwe ubu ndi papa Sharon ariko mu mutima nta nyirayo ubamo noneho fotoramo murumuna wa Jane aza akavuga ati wanjye sebo kakati naye nkankugurire ebizibo byo kanze ngambisaba nawe agenderi rekare abera nande rekare yorerere sorry ariko mukuri niyo mpamvu umuntu ushaka kukwinjirira muri Kanani yego naho ndagaruka kuri Kanani mubanze mugani ndaje ngaruke kuri Kanani ye baba nibisha wumvise nuko ikintu numvise ni kimwe kandi ndababaye webare ndababaye nukuri Imana yo mwijuru yibuke ko wayivugiye yibuke ko n'uburi kuyivugira nukuri gukureho igisuzuguro nkuko yakinkuyeho ariko uzi gutandukana abana bawe ntubirerere bari kumwe na nyina birababaza ariko Imana iguhanda amahirwe ya kabiri iyama amahirwe ya kabiri igukuremo iyo mpeta y'igicupuri wiyambitse ukajya ndimo ndabona isura urimo ujya mu isoko nangahe naya nkabona urimo wiyashyiramo oya Imana ikuzanira umugore akwambika impeta kandi itazongera kuva mukunda Jane soko mpurire mama menya akanyarira bwa mbere mu mateka nari ngiye kubwira Imana ngo utambeshe uza mu rugo yego di kabiri ninjira mu buvumo jyangwani wumva nari ngiye kuyisaba ibiryo by'i Kigali ngo numva uko bimera reka mbwira abantu bataye Yesu yego bizabagora kongera kumufatisha ko abantu bajya bavuga ko wamutaye abantu benshi kuri social media baba bavuga ngo nibishaka ntakira umukozi w'Imana yaraguye nta jambo ry'Imana kivuga arasebye Imana murira na Yesu we niho yanyomoreye inguma yego nagendaga nseta ibirenge nta byiringiro by'ubuzima babwira icyo abo bantu rero inde wanteranya nawe ko dufitanye ikimenyane haleluya mu kiraro cya Nyabugogo navuganye na Yuda hari ku musozi Kanyarira mvugana na Yuryamye mu gihe wari ukugo nanjye we narindi gusenga imbwira ko naho nagwa ntazarambarara haleluya ahubwo izangarukaho impindure mushya mena wantwara iki kwagakiza atarakabene wanyu wangira uteka iwanyu mutandika bazaritaha ijuru nirya bera nta nyiraryo rigira n'abasekirite bahari bazambuza kwinjira umutima wanjye nibuta nshinja wowe unshinja uri mwene nde utanitambuwa marangapi wewe mwana Adamu bashubije muri iyo ndirimbo ntibasobanukiwe oya no tubabwira ibiri ukuri umugabo Yesaya we yaranditse arandika aravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzakugarukaho ndashaka ko mwubaka
ikayi yanjye y'abadivorce yaruzuye Oh, yanjye y'abadivorce yaruzuye Nukuri. nta wundi muntu nkeneye kwakira ni ukuri reka ni wowe wandika abadivorce kubera iki uri mukuru w'abadivorce ukuri ushaka kongera kwandika undi muntu Oya uzashyiramo akantu kabisa. ubu umuntu uheruka iyo kayi ninde ni Mutabazi ubu nta mazina y'abantu ushaka niko Bertrand Karame. ariko nta n'utakujyana bambe ngaho umugabo araza akabivuga umugore araza akabivuga ariko wamana komeza unzitirira nitwa nibishaka Theogene umuhungu wa Nzaca hayi nawe ubwawe wamujyana se so yamujyana amundi ese ntanjye nta kintu namumaze ariko abamukeneye erega nuterekwa arakabakaba none umusenga yahe reka nkubaza iyi boro aka kabati yari irimo ubundi nta maso bari bafite Imana rero yahumye Suko se. yafunguriraje Suko ko amugana. Heba bwaraje. Ahari ubwanwa. ubwana Ahari ubwanwa. ubwana haje ubwana umva wancorekewe na amarende zikora amarende mwana Namarende nyine none se abo baguhana yawurute byose. Ubanza umurebe. Gakoni k'abakobwa Yesu umwana we harya nabyo bibamo shareka mbabwira hari ibintu Yesu akora wabirebesha amaso y'umubiri ukabona harimo difference iteye ubwoba Jane karama mukama murungi nyonyo yebaziwe hari ikintu ngira ngo mvuge wenda nibisha utarakivuga ndashaka kubanza kubaza akabazo nkunda kwibaza nitubazo tubiri kubera iki bana nkuku nyine twatuye amabuye pe twatuye amabuye warabyumvishije kuki bahita babisunikira mu bapfumu cyangwa mu mbaraga za Satani eko yarogesheje just ese Imana ntibishoboye oya hari ibintu abana b'abantu barebera muri iyo sanse nabo mububaye uretse nabo nanjye ejo bundi uri kumwe na Sandrine naravuze ni ibi bintu reka mbanze mbyumve neza nabonye umugore mbona n'umugabo mbona harimo ibirometero muri hangani wacu ni mu Ruhengeri kandi kari akarere twasirizaho noneho ariko nibuka ko ntiziyo baga ihangano yisingira uyime iyo baga aho kabyara funga neza umpereze imba rekeraho ibindi byabaye ndiyo baga kibona ninakibona niko kazina nsigaye nitwa bakuteteshe kuko ibirarane bigomba kuvamo kabisa hanyuma ejo bundi mu minsi ishize nibuka Uwiteka abwira Aburahamu aramubwira ati nukuri kw'Imana ndirahiriye ndi Uwiteka sohoka nkwereke umusaza arasohoka yamubwira iti rarama gusohoka gusa ntago bihagije umusaza ngo arebe hejuru abona urwererane rw'iki rw'inyenyeri iti none ibi bivuze iki ibiramubwiye iti rero uko ubona zira nyenyeri zingana niko n'urubyaro rwawe ruzangana Aburahamu atashye ati Sara shushu irambwiye ngo noneho si umwe gusa bazangana n'inyenyeri iminsi 3 umukecuru ayisunika yumva arimo neza noneho kwa kwezi kw'abagore kugeze Asara ngo yikorakora asanga arera ntumubaza ibintu byinshi mbese ni inyumbu iri aho ngaho kumba Uwiteka we aba bahungu se kandi babaye iki Imana yasuye Aburahamu mu ijoro n'umugore we ifungura baga baryamye bombi ubwo urumva umwe yaseguye undi ukuboko muri mwe sinzi ugasegura undi Imana ijya ku rwuririro iruhande rwande rwa Aburahamu iba yambukije akaboko no ku buzima bwande bwa Sara ibifasha imihango iyikubita he muri baga irangije irafunga irigendera irayitwaye burundu
Haleluya. ndagira ngo mbwire abantu ni Imana ibyaza abantu nta mihango, Ukuri. ni Imana ikora nta bihamya, Haleluya. ni Imana ikora nta bimenyetso. Ukuri. Sara yareberaga umwana mu kwezi kw'abagore, Imana Uwiteka akarebera umwana mu ifamu. nibisha Haleluya. ukiri aho Reka genda ugo. ya Abantu bareberaga umwana kwa Aburahamu mu mihango y'umugore we, ariko Uwiteka yareberaga Isaka mu ifamu. mifamu amena Bibiliya iravuze ngo ku cyane munsi ku kirengarenga abahanuzi bitambukira bigendera, ngo Aburahamu agira iyerekwa abasomamo inzara. Ukeneye umuntu ukubonamo ibintu kandi afite icyo abikoraho. Warangije ababonamo inzara ababwira ati uretse n'inzara gusa n'inyota igize ite irabishe, ngo abajyaniwe wumve, ngo abajyaniwe ategeka abaja n'abagaragu. Agati mbega siparisha undi ati karame mbwirira Kigingi arebe umushishe wayo. Arebe umushishe. amena Arebe iki? umushishe Kumbi marayika w'umwami Imana yafashe ya baga aragenda yita mu ifamu. Tugira inka z'inzungu zirya ibyo zibonye, hari nizo baga bagasangamo amashashi n'ibindi bintu. Ya baga iparitse muri cya kimasa, ikimasa cyariye baga. Kumbi umwana ari mu kimasa, kimasa ngo bakibage. Aburahamu arababwira ati hoya, mwe kureba bya bigega bisanzwe, mujye muri cya kindi kiri indani, murebere ingano mu bigega byo hagati. amena Haleluya. Ndafashijwe. Ndafashijwe. Murebere ingano mu kigega kiri hagati y'ibindi, mbese mu yandi magambo icyaryaho. ya Zimwe zahoze zatangiye bahungitse ngo inundwe zitazizamo, hanyuma ngo mubanze muzikawushe zivemo ako gahumbu, ubundi ngira ibintu nikorera. Murababwira ati iyo nka yose uko yakabaye mutemere mu nkono. Bana b'abahungu barayicariye, ariko Mana yanjye ngo bamare kuyikenyerera imbere y'isenge. Uwa mbere ati nta nyuma ya Zeri irakora, undi nawe ati ibyo bya Zeru nge mbivuyemo, undi ati noneho niba atari ibyo hari icyo wambwiye Mana, undi nawe ndindiriye icyo gisohora. Uwa mbere ati Aburahamu mbonye, mu mirire havamo mbonye. Muhanuzi wari yarerekwa cyane Haleluya. Yego nibyo. waguwe neza, agacuho kajemo neza, sengeri itangira kwegerana, akabondo kavayo. Ati Sara ko mbonye, Yego. mbonye kwinyeretse. Sara ati aha, hari abantu badakeneye ubuhanuzi, ariko turi mu kirere cyo kubabwira ngo ni Imana ikora nta bimenyetso. ukuri Sara ati nyamara mwabana mwe, Gitwaza yanyuze aha ambwira ko abonye ni mwicecekere. Minyona anyuze aha arambwira ati hari iki koze, ndarindira ndaheba ni muceceke. Ubwo nabingenzi bakomeye. Mayanja Uganda ati and nine mu Jesus, bindi sinzi uko mubivuga. Igiyemo mugende muryame bategereza indirindwi. Haleluya. amena Abazaza ni Isaka ntabwo baraza. Ntabwo baraza. Ukeneye umushitsi winjiri wawe, Nukuri. imbeba zigasohoka, Mva. ipusi ntiyongere kuzaho, Cyane. imbwa ntizongere kumoka. Nteka wahageze ariko. Webare cyane Nteka wahageze. webare. Hari umushitsi ugera iwawe dodo zikumuri kuzireba, akarima k'igikoni ntikazongere kwera imboga, Yego. kabisa inka ziwanyu ntizongere gukamwa. Ibi mubimenye. Nibyo. nibyo Undi rwose muhanuzi Rugamba barahageze, ati Aburahamu bagukiniyeho niko imbwiye, bakoze ubufindo amugotomeza ngeri. aho Abasengera amazi ngo biremera, Sara biranga. Ariko ngo abahanuzi b'Imana Yego. bahagurukijwe n'isumba byose. Haleluya. Bahetse Isaka bazanye igitangaza cyo kwa Aburahamu. Haleluya. Bamaze kurya uwa mbere ati ko mbonye, yes uwa kabiri ati fatiraho nanjye mbonye, kabisa uwa gatatu nanjye numvise ijwi, kabisa. uwa kane ati hari indirimbo injemo. Abaye subishimira izina rye ryiza we,
ribamara imibabaro rikabashinyura. Ati ko nanjye mbwiye uwa mbere ati vuga icyo ubonye, wa kabiri ati njyewe mbonye umwana muri uru rugo, wa gatatu ati uru rugo nta mwana urutambamo, wa kangahe ati njyewe irambwiye ngo undi mwaka nk'iki gihe. Haleluya. Uzabukikiye umwana n'umuhungu, uzaba nyina wande w'amahanga. Imigisha yose abisi bose bazahererwa imigisha kuri wowe. Reka mbabwire Jane Karame, njagaranga mugume kati, mugumikirize, mukomere, ni mukomere. Ikintu kizatuma mutsindwa urugamba mu Rwanda, kutamenya intambara mwarwanye, kutamenya aho urugamba rwatangiriye, kutamenya, kutazirikana. Banyarwanda mbahanurire, muzize kwibagirwa. Kwibagirwa byo kabisa. Ndibuka nseka amenya akavuvuka, twirirwa mu ishyamba twiboroshesha ibiti. Ejo bundi banyibye kamera bagira ngo barandangije. Sure. Yesu arambwira ati uzi ubundi buryo se, mwana wawe uzi ubundi buryo kandi karyo. Wari uzi ko telefone igifata ibiganiro kabisa. umva ko kantu marayika arasaga arambwira ati erega wishavura, buriya ufite telefone, iyo uri kuri live ya TikTok ubona utabona neza. Ese wagiye ugira na gutyo kugeza igihe ariko abantu nabago bazaruhira ubusa, bazakubona uhagaze. Amen. Simfite ubwoba bw'abamvudukana, simfite na buke na buke, bazabahidikana. Nukuri. Hano ubwo mfite impamvu zabampungabanya, ejo nabo bazabahungabanya. Kimwe gusa, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Amen. Haleluya. Jene ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Bertara muri mideni. Ikindi cyakabaza. Ikindi bo we wasugisubiza. Wasugisubiza hariya nanjye kuvuga nti nagukubitiyemo. Ku bya Sara byari nyuma ya 0 gutyo wasugisubiza. Cyane. Undi ugendana n'imbwa rero ugakubitanwa nazo. Cyane. Kakano. Jene. Karame. Uyu munsi tuvugana abantu batakaje ibyiringiro, Imana yagiye ibwira ngo muhumure nzabashumbura. Ndashaka kugira ikintu babwira. Ikintu nabwira abantu batakaje ibyiringiro, ndagira ngo mbabwire ngo nibasubizwe mu imbaraga. Imana yampaye isezerano ryo kunyubakira urugo, iri sohoza hashize imyaka 16. Numvaga ko bitagishobotse, numvaga ko narirebaga nanjye nkavuga ngo ibi ntibigishobotse, Mana ndakubabariye ngaho byihorere. Ariko imyaka 16 ishize iranyubakira, inyubakira batabishaka, inyubakira batabyumva, inyubakira bavuga amagambo batera amabuye, ariko iranyubakiye kandi turi amahoro, tuguwe neza, kandi nzi neza ko nta kintu Imana yavuganye natwe cyangwa yavuganye nabo ngabo bicara isezerano ry'Imana kitazasohora. Duhumurije abantu, Imana yavuganye nabo ubwabo bakabiha igihe, yego, bakabona igihe babihaye kirarenze, yego. Hari ubwo ikorera mu gihe cyayo, yego, hari n'ubwo ikorera mu gihe cy'abantu, yego. Ndashaka aba bantu b'Imana bongere bayibaze ngo Mana, yego, turindire igihe cyawe, yego, cyangwa turindire igihe cyacu. Nukuri. Hanyuma rero niba bibaye mu gihe cy'Imana, nibihangana. Kandi niba barabishakaga mu gihe cyabo, bamenya amakuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, yego, ko hirya y'ibi hari igihe ndyama nkavuga ntari kuwite tuganire nk'abantu b'abagabo. Ubu ndwaye cyangwa nkagwa mu nzu, umuntu wagukoreye, yego, jewe nsenya mabuja nta rushi rwanjyaze. Mbwire ngo he nimero uzamusura. Ayuwe nukuri. Nakubwira ko hari urushi rwanjyaze. Yahuye n'imipfubwe y'abahanuzi hepfo aha ku Kinamba. Ayuwe. Mu rusengero rwari hasi muri Kave. Yego, yego, ndahabona. Abantu bari baraturutse Cyangugu.
uwa mbere ati rirora rero riri wi wawe kimbwiye ko atari we mana we mubyaranye kangahe ati iyi nzererezi y'umuhanuzi ko imbwiye ko atari we Yesu abagore we mukunda kashi cyane cyane erega ntashye noneho yari iri kuvugana nawe aho munsi iyo ngiye ariko yari iri kuvugana nawe muri kavi mu icaci nanjye ndikanyarira irambwira ngo dore uratasha amasengesho ari yakuzanye urasoje urwane Yesu we nikangamo irambwira iti nibishaka mwana wanjye dore uratasha urasoje ariko nturwane kumbi mabuja yapanze kushiramo amawashi mana kugira ngo umukubite mukubite ngeri mageragere ayi wewe nuko ageze mu rugo asanga hari ibintu bitagenze neza ntari buvuge ntariko se mabuja arabizi mwita mabuja icyuki cyatumye mba umugabo ubundi papa Sharon nukuri nakipfira nabi oya ntugapfe uzaba bari kumamagara ati papa none mana we gira none oya urutegira sorry barambujije kujya mbavuga ati pa yo ntuzongerwa mama ubu bakunze ubibutse reka mbabwire oya abana reka mbabwire nukuri mama Jane abantu mudukurikiye kuri kamera ari abagore batawe n'abagabo ari abagabo mwatawe n'abagore intambara z'abana no ntibakazi bavangemo kubitisha abana bawe iby'umugore yagukoreye kubitisha abana bawe ibintu se yagukoze reka igitenge uyu mugabo ataguhaye uyu mwana ashobora kuzakiguha ahantu umugabo atagusohokanye uyu mwana ashobora kuzagusohokana ngira umwana rero yatangiye kunkuramo inkweto afite imyaka 3 humura ariko ndagira ngo mbabwire mama Imana yavuganye nawe wireba imyaka ntago abantu mwese ntago abagabo bese dukeneye utwo twaka twaba yego akakarizo barakumvise barakumvise abakobwa muri ku musozi murindiriye Yesu mutangiye kubara isigaye ndagira ngo mbaha amakuru ko abasore bose badakeneye imyaka y'abana yego hari abakeneye abakobwa bakuru urugero abo basore bakeneye yego hanyuma niba wari utakaje ibyiringiro ukumva ko ibyawe birangiye nta kintu n'iki na kimwe usigaye wari utangiye kuyibwira uti ndagusezeye nyezo nyure nariyakiriye byose ni hahandi ubu niyo wamumpa sinabyara iyo ni imitekerereze yawe Imana yatanze Isaka nta mihango uruhu rwarakanyaraye agahanga karajemwo imitsi ibintu byarakomeye agatuza karabaye nka rastike ndagira ngo nkubwire ko nawe yakwibuka amen karambe n'izina rya Yesu amen Imana ibubake amen ingunzu n'impereri n'imbeba bibavire mu buzima izina rya Yesu ibinyenzi n'intozi izina rya Yesu bibasohokere mu buzima haleluya Imana ibubake amen kandi mbahanurire yego Imana igwaye inkoni y'ubushumba kandi mbahanurire haleluya Imana ibasutseho amavuta Imana ishimwe gukora umurimo w'Imana nibyo kandi mbahishurire Imana ibakuye muri uru Rwanda kandi mbahishurire Yesu abahaye urusengero Uganda Imana ishimwe amen haleluya twari kumwe na kuri Jane Prophete Nibishaka Theogene na Jane and Bertrand show 3010002 sawa sawa murakoze ciao ciao kandi warumubajije channel ye ahita kwibwirira amazina ariko baza mumve ko utavuga yes reka tubifurize ibe byiza mese mukunda kandi mukurikira Iriba ry'Abera TV cyangwa Imana irahari nta kibazo